Imana nagira ngo ni umukobwa nka ba Liliane nirwaga mbeshya nakirwa nafite abakobwa 8 mbeshya kandi yagiye umenyana n'undi narindushye naringowe abakirije umwumva wese ataragize neza none yose uko byageze nakuri umukobwa ndamureba ntajya mu mutima wawe nta mukobwa namubona nte ndarembye kandi ndenda gupfa abapagani ntibagira ibyini nyina ubabyara n'umwe buryo barasa bose umwe ashobora kuba wenda anywera muri hoteli undi anywera muri kazaro hari ariko kujya nyina ubabyara n'umwe watekereza bimwe abapagani bose abase satani umutima nkavuga ni mbega umukobwa uyu mukobwa nzamubona kandi ubwo ba Liliane na ba Pacifique abiga iyo ngiye nabiga kuri Apase nabiga kuri hariya kuri Seta abose ubwo twabaga twafite umukobwa ariko ntangira no kuvuga ngo kuretemo umukobwa kuretemo umukobwa nifuza ukuntu namubona n'ibitekereza umukobwa itaza ku gitanda cyanjye mu mutima wanjye ntangira kwibwirana mbega byiza we kumbe Imana iramutumye iramugatsiye kureba kariya gahungu karushye jya kureba kariya gahungu kagowe araza ajya ku ruhande ahita ansuhuza aravuga ngo uraho mu by'ukuri kureba uwo mukobwa umuntu namukunze ubundi umuroko nahitaga mutuka ariko kubera uwo mukobwa ndavuga ntireka rero kumutuka nisibira amayiri ndamwikiriza nitonze neza yumva ndimonyanga nifata neza kugira ngo mvugane n'umukobwa mwiza ahita ambwira ngo uremera musengere mu izina rya Yesu kuvuga izina rya Yesu ku musilamu ubundi ni igitutsi ariko kubera ko umukobwa w'uburanga ndavuga nti reka nayo kumutuka reka mbyemere mu by'ukuri sinabyemeye kubera ko nshaka kuhasengera ahubwo mukorera umukobwa mwiza nakunze umukobwa nimubwira ngo yego ngibyemere yahise ahamagara abagenzi be bamuraho uruziga bose baraza bahita bamuraho uruziga nkajya mbona barandeba kubanje bamubwira gusa abakobwa ijisho ryabo kumbona ritameze nk'irya ba Pacifique abo ni bamwe twakundanaga umukobwa yahise imba mujya mubura imbaraga z'Imana nagiye kubona ko umukobwa n'ibintu bimufata aransimbukira mbere cyane n'izina ryayo umuntu yamubuze mu nkajyangana n'ambabaje numva yirukanye imbaraga zose yirukanye atanga urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice ni 2 umurongo wa 19 ndasaba undi muntu amfashe kwasoma reka mfate bagabo Joseph nanjye namufashe mu gusenga nanjye afashe gusoma asoma ayo magambo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso kandi rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye amen iby'ukuri ni aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye cya mbere nari nababwiye ko ntangiriraho nicyo cya kabiri nitwa Busingiza Ndekwe Etienne nkaba ndi umupasitori nkaba nkorera umurimo w'Imana hariya muri Paris ni nawo ntuye ngewe ndi umugabo ufite umudamu umwe n'abana 5 mfite imyaka 49 hasigaye amezi make nkuzuza imyaka 50 ndashimira Imana ko yandinze iyo myaka yose twese tubwire ngo amen nakijwe mu mwaka wa 1991 nibwo nahuye na Yesu duhurira ahantu kwa muganga njyewe ntabwo nari nzi Yesu ndabivuga mu ncamake ndihuta ndashaka gukoresha igihe cyanjye neza bampaye ntabwo nari nzi Yesu yewe iwacu narabisanga iwacu baraterekera barabandwa aho ngiriye ubwenge nsanga ntibazi Imana yaba iwabo wa mama yaba iwabo wa papa nsanga bose ni abantu bubatse ibintu byitwa za nyabingi nibuka mama yajyaga ajya guha iyo mihango yabo yo guterekera no kubandwa bagahera saa 3 za nijoro bakageza saa 10 za mu gitondo batararangiza guha ibyo bintu byabo byari byinshi rero kandi byagiye bibagiraho ingaruka nyinshi bamwe bahindura abasazi
sogokuru yapfuye byaramukunje amaguru, sogokuru yageze mu myaka yo kubyara mama, yageze mu gihe cyo kujya gupfa kw'abasaza barabimenya, hanyuma aravuga ati reka mve muri ibi bintu byo kwa shitani njye gusenga nzajye mu ijoro, ajya mu badivantiste. Yapfuye uwo munsi bihita bimukunje amaguru, yapfuye yarakunjamye kubera ntibishaka kujya mu bintu by'Imana, birwanya Imana ntibikunda Imana. Mama byamugizeho ingaruka ikomeye kuko ababyeyi be bagiye gupfa barabimuraze, barabimusigira. Mama bimugirira nabi mu buryo bukomeye, cyokora amaze kwakira Yesu. Reka mbashimire imbaraga z'Imana zibarirwa muri Kristo Yesu. Imana izuza umwuka we wo gusengera abarwayi. Kuva uwo munsi abadayimoni narinjiraga bakavuga ngo karaje, dore karaje n'umuntu turagakizwa n'iki. Ndashimira Imana igitanga imbaraga zo kwirukana imbaraga z'abadayimoni. Twese tuvuge ngo amen. Hanyuma rero igihe cyaje kugera mvi iwacu njya mu mujyi wa Kigali, niho nakuriye rero, nkura ahantu bita Nyamirambo. Nkinjira rero Nyamirambo, urugo rwa mbere nagezemo bahita bantoza icyo bita ashahadu, ninjira mu idini y'Abayisilamu. Ni amagambo akomeye. Mu musigiti wo kwa Gaddafi niho bantoreje ashahadu. Ni ijambo rivuga ngo ashahadu an la ilaha illallah, ashahadu na Muhammad rasulullah. Ni ijambo riremereye cyane. Ubundi bavuga ngo iyo ryatubika rivuga ko tubaye mu Islam. Banga ijambo ryakomera ubuzima bwanjye, ryatumye ntandukana n'ibintu by'abarokore. Mwanze munyemerere ko turi kumwe. Imana ibamugisha. Tugire gutya. Haleluya. Ndashaka kuvuga uburyo Yesu akiza n'uburyo Yesu atanga agakiza. Ubundi ngahita mbabwira amatangazo ngasobanura ijambo ry'Imana. Banga ijambo rikomeye. Barimo bantoza ashahadu rero wango kuba Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bisobanura ngo kuguti Imana ni rukumbi rutoki, ntibyarwa nta n'ikisa nacyo. Bandahize inshuro 8. Abinyuma nabo murumva ijwi ryanjye. Inshuro 8 nzirahira mvuga ngo Yesu ntabwo ari umwana w'Imana. Ndabirahira inshuro 8 mvuga ngo Yesu si umwana w'Imana. Ndavuga ngo ndetse n'abandi bavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, nzabahungire kure, nzabe bamwe mu bantu bitwa kafiri, abantu batubaha Imana batazi Imana yaryo. Ninjira mu idini y'Abayisilamu, ninjira namo imbaraga zikomeye, ndiga iby'idini. Ndangije banshinga umusigiti. Yewe nari Bilali, nari umusigiti, nari nshinzwe umusigiti umwe nari nyoboye, nari Bilali ni wa muntu uboneka mu gitondo, mujya mu gitondo saa 6, saa 9, saa 12 na saa 1:30. Niyo mpamvu iyo ngeze ahavuga ngo ikibazo si idini, ikibazo ni ukwishurirwa Kristo umwana w'Imana. Kuko amadini yarahari kandi ni menshi. Duhize nawe higa gusenga, nasengaga 5 ku munsi, ngafunga igifungo cy'iminsi 30 cya mwezi Ramazani. Nagira n'uwo nica nkawishyura. Nari umunyedini w'imbere kandi birimo rwose. Ariko ushaka kubabwira, reka mbabwire ukuntu rero Yesu agira neza. Mwavuga ati si umuntu umeze utya, noneho waje kuba umupasitori uti ndabizi ko ariho amatsiko yanyageze. Nabaye imyaka myinshi. Umunsi umwe rero ntashobora kwibagirwa, mu mwaka 91 nza kurwara. Ubwo nagira ngo mbabwire ibyiciro 3 uko umuntu yari ameze. Muri make sinavuga uko nari meze ngo mbirangize, ahubwo ndashaka kuvuga ukuntu umuntu ahura na Yesu na nyuma ya Yesu uko biba bimeze. Ababyumvise tuge ngo amen. Ukuntu nahuye na Yesu rero ni gute? Nari aho mu idini y'Abayisilamu, nanga barokore, nkanga Bibiliya. Narakubwiraga ntizananye twiki, mwereke ko ntazigira mba mutati, ntazaba kafiri. Nakundaga idini yanjye ku buryo nabaga nanayigwicira. Hanyuma rero byaje kugenda gute rero? Yesu twahurira kwa muganga, naje kurwara nkuko abantu bose barwara. Ubwo simvuze Nyamirambo, umufana w'imipira, nari wa mufana w'umupira wisiga amarangi. Yewe nari umuyovu, nabaga hajya mu Kijogo Nyamirambo, abantu bazi Nyamirambo, Bijogo Nyamirambo, Nyakabanda, burya n'amabuye yaho wayambaza nayakubwira. Kwa Mutwa na Tarakoma abahazi hari Nyamirambo, ngaho agace kanjye. Ntabwo umuyovu nirwaga ndwana n'abareyo, byabaga ari ibintu bikomeye. Ikindi nari mbyutse n'umujene, nari umusore waruzi gukubita umuziki. Nakudaga umuziki, nari wa muhungu wambara ipantaro mu mutima, penke yanjye igera aha. Ubundi nagendaga igendo 47.
ndabona mutari kumva ibyo ndi kuvuga. Ingero 40 mbagendere himwe murebe baya gutaha muri make ndagenda ndinjira mbaho hantu nanjye ishusho yanjye iyo ngibwiye umugore wanjye aravuga ati menya atari bishyo ndangirika nagiye kubyara nzara abana b'abakobwa ariko niba hari ikintu kinini cyane sengera mfite abakobwa bamwe n'umuhungu umwe n'ibikobwa birebire bigera hariya iyo basohotse iteka ryose ndavuga n'uwiteka urandindire uwiteka we urandindire kubera iki nza mabi n'amarorerwa nakoreye abana b'abantu iminsi yose ndavuga mfata iby'iburyo niko abanyarwanda baba mujye mufata iby'iburyo mba ndi kuvuga n'uwiteka urandindire kandi ndabishimira Imana yarandindiye ubu ifura yanjye yarashingiwe ndi hafi kubona umwuzukuru ari hano mu Bufaransa murumuna we turabana mu nzu ni igikorwa cy'igikumi cyiza cyane kandi cyubaha Imana amasengesho niyo ajya ntera ubwoba ajya asenga nkumva mu masengesho asenga nkavuga ngo Mana warakoze kumpera abana agakiza nibo bansengera iyo nagiye ajya afata amasengesho yo kwiriza ubusa iminsi nkavuga ngo papa ndagira ngo uze guhabwa ibintu by'Imana uri buvuga numva umunezero mwinshi umwami wacu nahabwa icyubahiro. Yesu rero duhurira kwa muganga ndarwara ndaremba njya mu bitaro umva ngeze mu bitaro rero ndaremba nk'uko abarwayi bose baremba hanyuma nza gutungurwa rero umunsi umwe abana b'abakobwa baje kwa muganga ushobora kugacumura hanyuma abana b'abakobwa baje kwa muganga bari abanyeshuri ndi mu bitaro ndaryamye nk'uko ndarembiye nari ndwaye malariya n'umusonga ku buryo ntabashaga guhumeka ngiye kubona ngo n'abana b'abakobwa barinjiye hariya b'abanyeshuri barinjiramo tugoma bafite tuno dupero mujye mwihangarira ibintu by'abarokora urusaku rwabo ibi bintu no kuvuga amapero no kubikina kwabo ibi burigo ngo unakora nimubyihorere rwose nimunyihorere nimwe ndarwana n'iminota yanjye kugira ngo ntayice ndashaka kubabwira ko birimo imbaraga zikomeye z'Imana ubu bupfu mubona tumeze dutya abagabo tuba tubigira amakote abagabo bangana batatu twite ndagira ngo mbabwire ngo birimo imbaraga zikomeye z'Imana ngo ubupfu bw'ibibwiriza ariko burimo imbaraga z'Imana abana b'abakobwa mbona barinjije abanyeshuri ndabareba hano kuri insinye zabo ndamubona bigaza kuri eteni babarinjije abana b'abakobwa binjije baririmba indirimbo y'108 Yendo umukristo zahora ndiwe mbona barayirimbye bose mbona umwe acometse akagoma hano mu maguru akagoma uriya mugabo hejuru akavuza kari hariya mbona arinjiye umwe w'umukobwa mbona arakabakuye akagoma nkako abagacometse hano mu maguru batangiye kukavuza abandi n'umupendo n'uwitaho nta kintu bitayeho ndabireba ntangira kuvuga nti abandi b'abasazi n'abandi bagakurikirana barakora n'abandi barakora bashobora kumva urwego byabiriwe noneho mbona hari icyo bimbwiye batangira kuririmba bararirimba ndabareba ngo barebe mbona n'umukobwa mwiza w'uburanga nari nzi kubareba rero ntabwo mubyumvise nari nzi kubareba nareba amaguru yabo nkareba bafite amaguru meza n'amabi nari nzi kureba baseka kandi abasatsi arabona n'ubwo bakijwe ariko amaso arabona n'ubu turabona kandi na Bibiliya byemerera ko haba abantu bari hano n'abantu wese si byose Bibiliya ngo Sarayi mukabura ngo yari mwiza kuko yarangaza abantu bose ntibahurire n'ibyo ngibyo hakabona ngo rero yari muri ngo rero bigeze niba bigana ibyo ni Bibiliya afata mikoro n'umubisi ijyanye hariya tabagiraho ngo kuko nakijwe nahuye na Yesu abana b'abakobwa noneho nangira kureba wa mukobwa rero nahanze amaso wari mwiza niwe wari wuzuye umwuka wera mwinshi niwe wari kirongozi niwe wari umuyobozi wabo aba umukobwa urimo Imana nyinshi njye namureba simenye iby'imbere ko
ndetse ataragize neza none se uko byagenze nta kuri umukobwa ndamureba ntajya mu mutima wanjye nturiya mukobwa namubona nte ndarembye kandi ndenda gupfa abapagani ntibagira ibyini nyina ubabyara n'umwe buryo barasa bose umwe ashobora kuba wenda anywera muri hoteli undi anywera muri kazaro hari ariko burya nyina ubabyara n'umwe watekereza bimwe abapagani bose umutima nkavuga ni mbega umukobwa uyu mukobwa nzamubona muto kandi ubwo ba Liliane na ba Pacifique abiga iyo ngiye n'abiga kuri Apase n'abiga kuri hariya kuri Seta abo bose ubwo twabaga tuhafite umukobwa ariko ntangira no kuvuga ngo kuretemo umukobwa wo kuretemo umukobwa nifuza ukuntu namubona n'ibitekereza umwana w'umukobwa yitaza ku gitanda cyanjye mu mutima wanjye ntangira kwibwirana mbega byiza we kumbe Imana iramutumye iravuga ati jya kureba kariya gahungu karushye jya kureba kariya gahungu kagowe araza ageze ku muhanda ahita ansuhuza aravuga ngo uraho mu by'ukuri kubera uwo mukobwa umuntu ari namukunze ubundi umuroko nahitaga mutuka ariko kubera ko uwo mukobwa ndavuga ntireka rero kumutuka ntisibira amayira ndamwikiriza nitonze neza yumva ndimwonyanga nifata neza kugira ngo mvugane n'umukobwa mwiza ahita ambwira ngo uremera musengere mu izina rya Yesu kuvuga izina rya Yesu ku musilamu ubundi ni igitutsi ariko kubera ko umukobwa w'uburanga ndavuga nti reka nayo kumutuka reka mbyemere mu by'ukuri sinabyemeye kubera ko nshaka ko asengera ahubwo mukorera umukobwa mwiza nakunze umukobwa nimubwira ngo yego nkibyemere yahise ahamagara bagenzi be bamuraho uruziga bose baraje bahita bamuraho uruziga nkajya mbona barandeba kubanje bamubwira gusa abakobwa ijisho ryabo kumbona ritameze nk'irya ba Pacifique abo ni bamwe twakuranaga umukobwa yahise imba mujya mugurana imbaraga z'Imana nagiye kubona ngo umukobwa n'ibintu bimufata aransimbukira mbere ijanja n'izina rya Yesu umuntu yamubuze mu nkajyangara nambabaje numva yirukanye imbaraga zose yirukanye atangira kuvuga izina rya Data nirukanye imbaraga zo kwa Karege si umubyara nirukanye imbaraga zo kwa Rema atangira kuvuga n'amazina asohoka amenagura imbaraga zo kwa Kanyandekwe bisoko kubyara Data amenagura imbaraga zo kwa Renzaho bisoko kubyara mama amenagura imbaraga za Karege Data ubyara amenagura za imbaraga zose amasengesho arakora ibintu tubona birakora ndabona mutarimo gufashwa ariko ibintu birakora aho ubwira mugenzi wawe ngo ibintu birakora ibintu birakora nta kindi cyabaye muri make Data bahise bambwira mbona ko abarwayi bose basa n'abagize ikibazo wa mukobwa ahita agaruka vuba arambwira ngo wanyemerera tukakujyana hanze tukuvane hano tukujyane hanze menya hari ibindi yarabwiwe avuga ati uyu muntu akeneye amasengesho yanjye akeneye ay'umwihariko ntabwo ari ayo mu moteri akeneye n'ayandi kubera ko bivuze nabwo nabyemeye vuba hanyuma baranterwa nkajya ashaka kugenda mwiryamishijeho iyo ngira inama kugira ngo nibura mujyameho angejeje hanze abana b'abakobwa bararirimbye barasanga bakubita ingoma bavuza impendu birukana nyabingi zirasohoka hanyuma sinabimenya ibyabaye amasaha yabo barageze baravuga ati turashaka gusubira ku ishuri twakerewe bariruka bansubiza mu bitaro bansubije mu bitaro bigeze mu gitondo bwenga gucya numva ijwi rimpamagara nditaba nti nawe niko twitabaga mwese nti ariko nshaka umuntu umumagaye ndamubura ahamagara ubwa kabiri aravuga Etienne n'izina n'abatizwa kwa padiri ndi umwana ndavuga nti ariko ngura umuntu umumagaye ahamagara ubwa gatatu avuga izina nitwaga mu Bayisilamu nitwaga Abdullahi numva aravuze ngo Abdullahi ndavuga nti umuntu uri kumamagara amazina yanjye yose ni ndavuga nti agiye kunyangereza ahamagara akitiriro akazina k'agasirino urabona utuzina bitirira abana
munini bakaduhimba bakakwita rutwe udusanga umuntu afite utuzina ngira akazi rero nta wundi muntu ukazi n'umugore twashakanye ntakoze bajyaga banyita numva nako yakampamagaye ndaceceka ndabona ninde muntu wamagaye mu mujyi wa Kigali izina ryo mu giturage arangije arivuga avuga ngo ni jyewe Yesu mu bishoboze ko
kugira ngo umuntu akizwe ni icyo akora kugira ngo akizwe. Ejo hari umwana wabajije ikibazo kintera gutekereza cyane, aravuga ngo se ko mudatwigisha gusenga twasenga gute? Numva kinkoza ahantu. Abajene baravuga ngo bafite icyifuzo cy'uko bamenya uko basenga. Numva ngize icyifuzo, ndumva ndibuze kubisaba Felix nimujya mutegura semina. Ngiye mvuye muri Paris ntabwo ari kure, Imana yangiriye neza, yampaye umugisha. Imana bukitaba umugisha, nta kitamaye imodoka nzajya nkubita muri esanse biteza nibuka nka tuganira amagambo y'Imana. Online biroroshye, mwene data bikora neza, tuzajya twigisha cyangwa twigisha. Ariko mu matangazo irya mbere nashatse gutanga intambwe z'ingenzi mu nzira y'agakiza. Iya mbere kugira ngo ukizwe, Imana iri kuguhamagara kugira ngo ukizwe. Intambwe ya mbere utera niyo kwizera Yesu Kristo n'umukiza umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamwizera ubibwirijwe n'ijambo ry'Imana, ukavuga ngo Yesu ndakwizeye. Ntabwo hano hari umunsi ngizwa n'ijambo rusengero, sijya nibagirwa ijambo pasitori yigishije ijambo rivuga ngo wizere uwo mwana wowe n'ubugingo buhoraho. Ariko utumvira uwo mwana nta bugingo afite, kandi umujinya w'Imana uguma kuri we. Arangije akagira ngo Imana irakurakariye, yatungaga urutoki nkajya mbona ntigarutunga. Abantu bamaze kunanirwa, bararambiwe. Abonye abantu batangiye gusohoka bivuga ngo babirambiwe, bagiye kuririmba ni korali. Okay, abandi musigaye mwihangana, musigaye iminota itari myinshi, mwihute ndababirangaje. Itangazo rya mbere rero ni ukwizera Yesu. Uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, ariko utamwemera, utamwizera nta bugingo afite. Icya kabiri, umujinya w'Imana ihora Imana ikurakariye. Uko wabigenza kose Imana igenda ikurakariye. Kabiri, intambwe ya kabiri kugira ngo Imana ikwakire mu muryango w'abana b'Imana, ubwo ndi ku matangazo, ni ugutera intambwe yitwa kwihana. Metanohiya, guhindukira. Niba wareba gari ugahindukira, uyu munsi ugafata icyemezo ukavuga ngo ndahindukiye. Ngiye intambwe ya kabiri mu nzira y'agakiza. Intambwe ya gatatu abigisha benshi bajya bayigisha niyo bita kuvuka ubwa kabiri. Iyo kandi iza hamaze kuboneka kwizera no kwihana, none ukaba wagera kuri ya ntambwe Imana ivugana nawe ikamushinga umurimo wayo. Iyo ntambwe ya gatatu ikorwa n'umubatizo ukomeye witwa umubatizo w'Umwuka Wera. Mu bajeni mfite mu rusengero baherutse kujya gusengera ahantu, abajeni bagiye gusengera ahandi hantu mu bazungu. Bahageze ahantu basengeraga ku Mungu, bamaze kubakira mu Mungu umwe, umujeni ubabaza mugenzi uwo nguwo w'iwanjye, ngaramubaza aramubwira ati se wakijwe ryari? Aramubwira ati itariki arayimubwira. Watijwe ryari? Ngo aramubwira. Ngo agahita amubaza ngo watijwe mu Mwuka Wera ryari? Umwana aravuga ati sibyo ni ibiki? Ni ikibazo ko utazi umubatizo wo mu Mwuka Wera. Ni ingorane ikomeye, birakugoye cyane kugera ku rwego rwiza utarahabwa uyu mubatizo. Ababyushizwe ngo amen. Itangazo rya kabiri, umuntu akizwa hehe? Iyo umuntu akijijwe, Bibiliya ivuga ko akwiriye gukizwa he? Akwiriye gukizwa ahantu hatatu. Ubwo ni mu matangazo. Ahantu hangahe? Mwese mugire ku cyane ko mubyumvisha. Ahantu hangahe? Ahantu wa mbere umuntu akwiriye gukizwa mu bitekerezo, mu mutwe. Umuntu utarakizwa mu bitekerezo ntashobora kuba umurokore. N'ubu wasanga twicaye ahangaha ariko atari hano. Ubwo wari Paris cyangwa ari mu Bubiligi cyangwa araho yaturutse. Ubu hari abatetse, hari abajyanye abana ku mashuri, hari n'abari muri vakansi, kandi bicaye aha. Bitekerezo, umuntu aha Imana mu bitekerezo bye kugira ngo Imana ihategeke kandi ihayobore. Aha kabiri, umuntu akwiriye gukizwa mu bushake, mu mutima, muri volonte, mu bushake bwe, nawe akaha Imana ikahinjira. Ababyumvise turi ngo amen. Aha gatatu, umuntu agakizwa no mu bikorwa. Ndasubiramo, aha mbere mu bitekerezo, umutwe. Aha kabiri mu bushake, umutima. Aha gatatu mu bikorwa. Birababaje cyane kumva bambonaga kera, abudu wa kera
n'ubu nkaba ariko nkigaragara habudu wa kera. Ntabwo naba narahuye na Yesu. Iyo aguhinduye, iyo agufashe ngo ajya gufata akakumena ngo niwe urema. Yatanze urugero rwo kibindi ukuntu mubumbyi ngo abumba ngo arukunda kibumba yaba atagiye forme nzakongera akagishwanyuza akongera na Yesu rero niko baje kugenda abaje kongera kugushwanyuza akakumba mundi muntu wubaha Imana umuntu mushya. Imana idufashe. Itangazo rya gatatu yari amatangazo ikiwashaka cyo nakireka ni ibintu bisabwa buri mukristo. Umuntu wese witwa ko yakijijwe ibitasabwa biri ngombwa bivuga utabikoze ntabwo bikunda. Hari ibintu usabwa gukora ugomba kwitaho ukivira mu gakiza ukavuga ngo ndakijijwe. Hari ibintu biri ngombwa usabwa kubahiriza. Kabivuge bihuse. Icyambere guha umwuka wera umwanya wa mbere mu bugingo bwawe. Aho byose turi ngo amen. Guha umwuka wera umwanya wa mbere mu bugingo bwawe kugira ngo akuyobore kandi agutegeke. Umwuka wera w'Imana ukawuha umwanya wa mbere ukawushaka. Twe twarawushatse ndabyibuka twarawushaka tukawushakira no mu mazi no mu ariko dushaka umwuka wera kandi umunsi nawubonye nibwo Imana yagijije imbaraga zo kwibukana abadayimoni. Nibwo nahawe ubutware birimo ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Nibwo muzaba abagabo, nibwo muzaba abantu banezeza Imana. Twese tuvuge ngo amen. Tangazo rya kabiri wihuse cyane ikintu umuntu asabwa icyo kirangije gusa ngo nimanye ngo babwire ibintu umwuka wera akorera umuntu. Ariko icya kabiri umukristo agomba guhora yiga ijambo ry'Imana ashyize umwete. Icya gatatu umukristo agomba gukunda amateraniro y'abera. Tugira abakristo badakunda amateraniro kuko udaterana n'ikibazo biravuga ngo kujya munsi ushaka kubegera mukunde ibi bintu Felix yakoze mukunda amateraniro y'abera. Icya kane umukristo agomba kumenya ikintu bita gusenga no kwiyiriza ubusa. Umukristo utazi ibanga ryo kwiyiriza ubusa no gusenga biramugoye cyane ko ashobora kunesha ibyaha. Icya gatandatu umukristo agomba kuyobora abandi mu nzira y'Imana ukabarari ukaza. Icya karindwi umukristo agomba gukoresha ubutunzi bwe mu murimo w'Imana kugira ngo umurimo wacu ushobore kugenda neza. Aho byinshi tuvuge ngo amen. Negera gusoza reka mvuge noneho mesaje y'Imana yampaye nicyo ndangirijeho. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ntabwo namenye impamvu y'Imana. Mu by'ukuri ntegura inyigisho ntabwo ari izina rinateguye ariko ngendaga ku cyaha ariko mu masaha 8 numva ko umuntu ampamagara amazina yanjye numva arankanguye. Hanyuma maze kunkangura numva bitangiriye niryo ryatumye nsoma aya magambo mu migani. Ndavuga nti Mana ni ibi bintu ushaka ko mbabwira. Numva ko ijwi rinyemeza ngo mbabwire ibi bintu. Rero ndashaka kuyivuga nka mesaje. Mbasomye rero izi nkuru z'uyu mumama wabwiye umwana we amubwira ibintu bigera kuri bitatu. Aravuga ngo umwana yari umubyeyi yabubyaye umwana agira amahirwe umwana we ariga yari arangije kaminuza umwana we bamutora kuba umwana. Bari barabaye mu buzima bugoye kandi buruhishe. Umubyeyi rero ahita ajya kugira inama umwana we aramubwira ati mwana wanjye dore Imana idukwiye ku cyangwa dore Imana iradutabaye dore uhawe kuba umwana none uramenye ntukazakora ikosa rikomeye ngo twongere gusubira muri bwa butindi. None reka mubwire ibintu binyabubwabo, reka mubwire ibintu bitesha umuntu agaciro. Birambabaje kuko nageze bisa n'abarambiwe mudakiraje mureke mbabwire ibintu bitesha agaciro. Bapastori bagenzi banjye reka mbabwire ikintu kivana umuntu ku ruhimbi ku gatuta akajya muri muza turebe imbere kikagutesha agaciro wari umupasitori, kikagutesha agaciro wari umugabo nk'uko ungana papa, kikagutesha gutera abagabo ungana gutya umugabo ungana gutya. Ibi bintu byawe kikagutesha agaciro ugahinduka rurebe tukajya kwanga dore rwa rugabo rwatakaye. Reka mbabwire ikintu gitesha agaciro mu rugo rwawe umugore akakubaha akaguha agaciro. Izi ni zose
agaciro muri sosiyete. Aragenda avuga ati mwana wanjye reka mubwire ikintu gikomeye uzirinda ugakomeza ubwami ugakomeza icyubahiro tukaguma tukajya tukanywa tugahabwa umugisha. Ababwije tumwe ngo amen. Negereye gusoza n'ukuri aramubwira ngo dore icyambe mwana wanjye mwibyariye mubwire muke. Aramubwira ngo nabonye ikintu gikomeye mu nararibonye mfite uramenye ntuzahe intege zawe abagore uramenye ntuzamanura ipantaro mwana wanjye ngo ujye mu ndaya ujye mu bagore uramenye ubugingo bwawe ntuzabubatereze. Ati umugore w'ikiraro umugore w'indaya aravuga ngo umuntu utongera ngo umeze nk'ubuki. Muzasome kiriya gice cya 5 simfite umwanya wo kugisoma. Aravuga ataragatsindwa birira mugatara gukwega neza kugeza ugahinguranya umwijima wakawutera inkota ugapfuka turungura amaso wari umuntu w'umugabo ugahinduka rubebe wari umunyacyubahiro n'umunyagaciro ugata agaciro. Umugore wararembye amaso akarembera abagabo b'abandi shitani araza agatera umwijima akawuhinguranya akagutesha agaciro akakaka ijambo wari urifite. Araza aravuga ati mwana wanjye mbere y'uko ujya kuri iyi ntebe ukigeraho reka mubwire ikintu uzirinda. Abarimo kubyumva tubwe ngo amen. Ndabona barimo kundeba nabi bambwira ngo udakoze biriya wakora iki ubikora ariko bizakwica. Ndagira ngo ubwire ingaruka uzahura nayo zata agaciro wari ugafite. Hariwe bose umuguzi n'umupasitori warengeje amaso mu bakirisitu abataye agaciro. Nta mwanya wari mu buhamya bw'ababikoze twabanaga baratumba ivu urana muri bukibaza niba yarigize abona umukozi w'Imana. Ubu bwiza n'aka gaciro ko guhagarara imbere ukibaza. Babwira abagabo bari abaminisitiri babaye rubebe bakabahanura ku ntebe bakikubita hasi baziza abagore b'abandi. Aravuga ati mwana wanjye icyo kintu uzakirinde kandi bizatuma ingoma yawe ikomera bizatuma Imana iguma kubana nawe ibihe byose. Icya kabiri aravuga ngo mwana wanjye uzirinde ikintu cyitwa inzoga ibisindisha bitesha umuntu agaciro yaba umwami akagoreka imanza zatabera agaca imanza zitari zo. Iyo amaze kuzinywa bamukoresha ibyo bashaka baramukwega agaca imanza zitari zo. Aravuga ati mwana wanjye uzirinde ibisindisha. Agira igihe amubwira ngo urwo rushunga rushya urishya ubiha abantu bafite intimba bijya bimwe bafite intimba babuze ibitotsi ugereka bazicisha kuko bagize depression kugira ngo bashobore kubona ibitotsi ariko bazajya bazinywa. Ariko nta muntu wubaha Imana ufite ihumure rituruka mu ijuru ujya kumwisindisha kuko nibyo abantu bagize depression badeprimiye kugira ngo bashobore gusinzira. Ariko ndababaye umuntu utarimo kubyumva abantu ubwahe minota reka dusenge reka ngarukiriza hano hasigaye ibiri mu minota bampaye hanyuma tukayisenge reka tuyisengere Imana. Niba hari ikintu nkunda kuba heza igihe kandi namwe mujye mubikora. Y'iteraniro ry'Imana ryabaye nkabona gahunda ntiyabaye numva mbabaye bano bashaka ngo bijye ku murongo kandi murabizi turi Buraya. Itorero nyoboye hariya muri Paris nabwo turi Buraya. Niba ari amasaha abiri niyo yaba ari marayika uri kuvugira hano kandi marayika urakira ubwo ni ku cyumweru tuzakomeza. Gahunda ni gahunda abantu baba bafite gahunda nyinshi cyane none abandi Buraya babiruka nabo niba hari ikintu umuntu akwiriye kubahiriza isaha. Iyo ugiye kubyica ngenda nkagana urimo urahanura rwose ngo ubuhanuzi bwarangiye kuko byonyine ni Imana ivugira ni njye marayika w'itorero rero ubuhanuzi buzakomeza kuko Imana yo ihinduka ihoraho. Hanyuma mutahe bakagira ngo ndi mu mubiri ntugane sindi mu mubiri. Ni munyemere twitwe twacu dusenga Imana. Uzi ikintu cyatosheje agaciro umwami Dawidi yataye agaciro asambanyije Mukawuriya. Hari abadayimoni bitwa abashyitsi Natani ngo amusura yamubwiye ngo mwami nyagasani muri iki gihugu cyawe umuntu wose uwe n'abashyitsi. Imana iturinde abashyitsi basuye Dawidi. Aravuga ngo wowe n'uwamuzimane mu bintu atunze yari afite abagore benshi ngo ariko arananiranye gufata akagazi k'intama niko yamuciriye umugani kuko yari umwami ngo umuturage afata umugore w'umuturage w'umukene umusirikare we muto
aramusambanya. Dawidi ngo ahita yireba ubwo atamenye ibyo avuga, avuga ati uwo muntu w'umugome, uwo muntu abaho. Umuntu ufite abagore bangana gutya akajya gusambana ku ruhande, wowe uzi iki ku mugore wawe? Ngarangije Imana aramubwira ngo icyago kinje mu muryango wawe. Uzi ibintu byabaye? Umuhungu we w'imfura niwe wasimbuye abagore be bose arabasambanya ku karubanda ku manywa y'ihangu. Ibyago birinjira, uzana umuvu n'uzana umuryango, ubizi ibyo uzanye. Ariko uba wikoreshe ingata, ukoze ikintu kidabaho. Dusaba imbaraga turinda abashyitsi. Ngira ijambo ndangirije, ubwira Imana ngo Mana undinde abashyitsi babi, undinde abashyitsi b'irari, undinde abashyitsi b'ubuhehesi, undinde abashyitsi babi banyirukankaho bampeheta, undinde abagabo b'abanyagoti, undinde abagore b'abanyagoti baduhe. Kandi iyo yakumva arakuzengereza umugore akagutera imitoma akakubwira ibitabaho adashobora no kubwira umugabo. Uzi umugore wamukunze wamwikura mu nzara se? Ku bagabo barabizi, mujye muza abagabo dusenga, ndabinginze muze twite mu masengero, nidutiriza ubusa bazaturangiza, tuzajya bo tuba tugenda twaratunguye amaso nta buzima tugize. Aho kugira ngo utekereze umugore ugatekereza uwa rubanda, bazi kuvuga neza, uzi umubazo bitwakira neza, yakemera akanaguhagukikiye nk'icyana cy'inyoni no kugutamika, ubike uzi kuri kumira umuriro. Imunyemerere aramubwira ngo mwana wanjye kamubwira ikizatuma urama ugakomera ku bwana. Reka nanjye mbwira ngo mwana wanjye nkubwira ikintu kizatuma ukomeza kuba umukozi w'Imana mwiza kandi ukarama. Imana ikongera iminsi yawe yo kubaho, ukabaho unezeza Imana. Reka guha intege zawe, reka kujya muri ibyo bintu, reka urwo rusunga rushya, urebe ngo Imana izakora nawe ibintu by'ibitangaza. Twese tuvuge ngo amen. Mesaje Imana yahaye. Reka dusenge. Ese urumva udakeneye imbaraga z'Imana? Ese urumva udakeneye ko Imana yagukoresha kuri uyu munsi ikakwandika mu gitabo cyayo cy'ubugingo? Ese urabona udakwiriye ko Imana wayemerera? Irimo irahamagara. Ndumva ijwi hano rivuga ngo urashaka ko ukorera iki? Ijwi ririmo riratembera hano rivuga ngo urashaka ko ukorera iki? Urashaka ko ukorera iki? Yibwire ngo Mwami ndashaka ko ubugingo. Saba neza kurusha ibindi bintu byose. Hari ibyo kukubaza ngo urashaka gukora ko wajya gukorera iki? Yibwira ibyo bibazo byawe, mubwira arashoboye, mubwira abasha byose, izo ndwara yazibukiza, ibyo bibazo ufite yagutama. Niba wenyine ufite urufunguzo rw'ibizaba, umwemerere ategeke ubugingo bwawe. Intambwe ya mbere niyo tugiye gutera ni ukumubwira ngo Mwami nemeye kuba umwami w'ubugingo bwanjye, ndabyemeye ko umbera umwami w'ubugingo bwanjye, ndakwemereye ngwino. Arimo arakomanga, niwumva ijwi rye ugakingura, arinjira. Kingurira Imana kuko irimo irakomanga ngo yinjire mu rugo rwawe, yinjire mu buzima bwawe, yinjire mu bana bawe, yinjire mu byawe. Wumva abyemeye ko yakingurira Imana, ararambura ikiganza tumufashe gusenga Imana. Imana imuhisha, Imana imuhisha. Mbonye babiri, mbonye batatu, mbonye bane. Rambura ikiganza, wumva akeneye ko Imana yayikingurira. Rambura ikiganza cyawe muri iri teraniro, rambura ikiganza imbere y'Imana. Yemerera uhaguruke mu mwanya wawe dufatanye gusenga Imana. Urambuye ikiganza, ntabwo ari agahato, ni umuntu ubyumva, ni umuntu ubyemera, ni umuntu ufata icyemezo, ni umuntu uba wifatira icyemezo, ntabwo ari umuntu ugufatira icyemezo. Wowe niba ubyemeye ukavuga ngo ndabyemeye, bakozi b'Imana, nimusengere guhera uyu munsi wa none. Mfashe icyemezo cyo guha Imana umutima wanjye n'ibyanjye mu rugo rwanjye, ibyanga byose ndabyemeye. Urambura ikiganza imbere y'Imana tugufashe gusenga Imana. Murakoze cyane. Yemerera uhaguruke mu mwanya wawe, urambuye ikiganza. Kandi yemerera uhaguruke udafite ubwoba ngo nemereye Imana guhera uyu munsi. Ndabyemeye Imana, ndabyemeye mu bitekerezo, ndabyemeye mu mutima, ndabyemeye mu bikorwa, ndemeye mu gusanga. Mfashe iki cyemezo, ndacyemeye uyu munsi, ndabyemeye Imana. Ni wowe uri bubivuge, hanyuma njye ndagufasha gusa. Twabakoze Imana turagufasha, ariko wabyemeye. Ndabinginze abarambuye ibiganza nimwihangane muhaguruke, hanyuma mutere intambwe muze musange hano tubasengera Imana. Ndabinginze ngwino hano, tera intambwe uve mu bantu bose hano, nta kibazo, muze tubafashe kwinginga Imana, kuko ndumva hano hari imbaraga zidasanzwe. Dusaba abakozi b'Imana, abapastori muhaguruke. Abakozi b'Imana twigishe nimugoroba, haguruke. Pastori batwibwiye, abakozi b'Imana, abapastori muze. Murabizi ko mwabihamagariwe mukabisigirwa amavuta n'Imana ngo mujye mukora ibi, mujye muhesha abantu umugisha. Tambuka wigire hano imbere yanjye, hanyuma abakozi b'Imana tukuzenguruke. Kiyo bihaguruka dufatanye gusenga Imana. Abakozi b'Imana muze dusengere abo bantu Imana, tuba turiho umugisha, tuba turiho guhirwa, tuba turiho imbaraga z'umwuka wera. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Mutambuka hano mugire hano imbere, muze nta kibazo, mwegerane hano imbere.
tugiye gufata umwanya wo gusenga, tugiye gufata umwanya wo kwinginga Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi bene data. Reka mwese muse baberekera hano gucya tubasengera tuberekejeho ibiganza. Muze hano gucya nyuma tuberekezeho ibiganza. Murakoze cyane. Bamama mwigira hano imbere gucya nyuma tuberekezeho ibiganza. Abakozi b'Imana ndagira ngo tuberekezeho ibiganza. Pastor rambura ijwi ryawe. Urakoze Imana turagushimye. Uri Imana nziza. Uri Imana